umuntu wese cyangwa se umukristo wese yabatizwa na mwuka wera, the baptism in the Holy Spirit, kubatizwa na mwuka wera. Iyo umuntu asoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, gukora k'umwuka wera kugaragara kuri buri rupapuro. Ukuyemo gukora k'umwuka wera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ntacyo uba usigaranye. Ni ukuri koko yahaye abigishwa ba mbere kubika ibihugu byose, byakozwe n'intumwa 17:6. Ahantu itorero rikura cyane ryihuse muri iki gihe, naho abayoboke ba Yesu bashishikariye kuyoborwa n'umwuka wera kandi bagahabwa imbaraga nawe. Ibyo ntibigomba kudutungura. Umwuka wera ashobora gukora mu masegonda 10 ibyo twe dushobora kuzakora mu myaka 10,000 tugendeye ku mbaraga zacu gusa. Nuko rero ni ibyangombwa cyane ko umukozi w'Imana uhindura abantu kuba bigishwa asobanukirwa icyo Bibiliya ivuga ku mirimo ndetse n'umurimo w'umwuka wera mu bugingo bw'abizera no mu mirimo yabo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dukunda kubona aho abizera babatizwa mu mwuka wera maze bagahabwa imbaraga zo gukora umurimo w'Imana. Twaba tubaye abanyabwenge twize kuri icyo kintu kugira ngo bishobotse natwe duhabwe icyo bahawe kandi tunezererwe. Ubufasha butangaje buva ku mwuka wera nabo babonye, nubwo bamwe bavuga ko iyo mirimo itangaje y'umwuka wera yarangiranye n'igihe cy'intumwa, nta cyanditswe na kimwe cyangwa ikindi kintu cyaba gishingiye ku mateka cyangwa ku bitekerezo bisobanutse neza gishyigikira ko iyo myumvire idakomoka ku kutizera. Iyo myumvire ikomoka ku kutizera. Abizera iby'amasezerano y'ijambo ry'Imana bazahabwa imigisha yasezeranijwe, nk'uko byagenze ku Bisirayeli batizera batashoboye kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Ni nako abatizera amasezerano y'Imana muri iki gihe batazashobora kwinjira mu byo Imana yabateguriye byose. Uri muri uruhe ruhande wowe? Njye ndi mu bizera. Imirimo ibiri y'umwuka wera niyo tugiye kuvugaho. Buri muntu wese wizeye koko umwami Yesu yahuye no gukora k'umwuka wera mu bugingo bwe, umuntu we w'imbere cyangwa umwuka we yahinduwe mushya n'umwuka wera. Reba Tito igice cya 3:5. Kandi umwuka wera uba muri we. Roma igice cya 8:9. Abakristo benshi b'abapantekote n'abemera impano z'umwuka kubera kudasobanukirwa ibi bintu neza bagiye bakora amakosa yo kubwira abizera bamwe ko badafite umwuka wera ngo kuko batabatijwe mu mwuka wera kandi ngo bavuge mu ndimi. Ariko ayo ni amakosa agaragara dushingiye ku byanditswe byera no ku nararibonye. Abakristo benshi batari abapantekote cyangwa abagendera ku mpano z'umwuka bagaragaraho ibimenyetso cyane by'uko bafite umwuka wera utuye muri bo kurusha abagendera ku mpano z'abapantekote bamwe bagaragaza imbuto z'umwuka. Pawulo yavuze mu Bagalatiya igice cya 5:22 kugeza ku 23 ku rwego rwo hejuru. Ibintu bidashoboka udafite umwuka wera ugutuyemo. Nyamara kandi kuba gusa umuntu yarabyawe n'umwuka ntabwo bivuga ko yanabatijwe mu mwuka wera. Dushingiye kuri Bibiliya, kubyarwa n'umwuka wera no kubatizwa mu mwuka wera ubusanzwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Dutangira isomo, reka tubanze turebe icyo Yesu yigeze kuvuga ku mwuka wera abwira umugore udakijijwe ku iriba ry'i Samariya. Yesu aramusubiza ati, iyo uri wo wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Umuntu wese unywa amazi yo muri iryo riba ry'i Samariya azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazongera kugira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Yohana igice cya 4:10-13 kugeza 14. Umuntu ashyize mu gaciro yakwanzura avuga ko ayo mazi y'ubugingo aba mu muntu Yesu yavugaga asobanura umwuka wera utura mu mitima y'abizera. Nyuma mu butumwa bwiza bwa Yohana nanone Yesu yongeye gukoresha iryo jambo amazi y'ubugingo, kandi nta gushidikanya ko yavugaga umwuka wera. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota ze aho ndi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bibivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uw'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Yohana igice cya 7:37 kugeza 39. Aha ntabwo yavuze amazi y'ubugingo ahinduka iriba ry'amazi adudubiza kugeza iteka ryose, ahubwo hano y'amazi y'ubugingo ahinduka imigezi itemba iva imbere mu wayanyoye. Ibi bice bibiri bisa mu butumwa bwiza bwa Yohana bigaragaza mu buryo bwiza cyane itandukaniro riri hagati yo kubyarwa n'umwuka no kubatizwa mu mwuka wera.
kubyarwa n'umwuka mbere na mbere ni ku nyungu z'uvuka ubwa kabiri kugira ngo abone ubugingo buhoraho. Iyo umuntu abyawe ubwa kabiri n'umwuka aba abonye iriba ry'umwuka muri we rimuha ubugingo buhoraho. Nyamara kubatizwa mu mwuka wera byo cyane cyane ni ku nyungu z'abandi, kuko biha bizera ubushobozi bwo gufasha abandi bantu mu mbaraga z'umwuka. Imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba ibavamo izana imigisha y'Imana ku bandi bantu mu mbaraga z'umwuka. Reka twibaze kuki kubatizwa mu mwuka wera bikenewe. Mbega ukuntu dukeneye cyane ubufasha bw'umwuka wera ngo dushobore gukora umurimo w'Imana mu bandi bantu. Hatabonetse ubufasha bw'umwuka nta byiringiro twigera tugira byo guhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Mu by'ukuri iyo niyo mpamvu yatumye Yesu asezeranya abigishwa kuzababatiza mu mwuka wera kugira ngo isi yumve ubutumwa bwiza. Yabwiye abigishwa bati, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga. Luka igice cya 24 umurongo wa 49. Luka nanone yanditse ibyo Yesu yavuze ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yesu yabwiye abigishwa be kutava i Yerusalemu kugeza ubwo bazambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Yari azi ko bitabaye bityo nta mbaraga bashobora kugira, bakazananirwa nta kabuza umurimo yari yabasigiye. Tubona ko nyamara igihe bari bamaze kubatizwa mu mwuka wera, Imana yatangiye kubakoresha mu buryo bw'ibitangaza mu gukwiza ubutumwa. Miliyoni nyinshi z'abakristo mu isi nyuma yo kubatizwa mu mwuka wera bageze ku rundi rwego rw'imbaraga, by'umwihariko mu kubwiriza abadakijijwe. Bagiye babona ko noneho amagambo yabo yemeza abantu kurushaho, ndetse rimwe na rimwe bagasanga barakoreshejwe n'ibyanditswe batari bazi ko bazi. Bamwe bagiye bimenya ko bahamagawe kandi ko bafite impano zo gukora umurimo wihariye runaka nk'ivugabutumwa. Abandi bagasanga Imana ibakoresha uko ishatse mu mpano z'umwuka zitandukanye z'indengakamere, kandi byababayeho. Bibiliya ibitangira ubuhamya cyane. Abarwanya ibyo byababayeho nta cyanditswe na kimwe bashingiraho muri Bibiliya. Mu by'ukuri ni Imana barwanya. Ntibikwiye kudutangaza ko twebwe abahamagariye kwigana Kristo twanahamagariwe kubana n'umwuka wera nk'uko babanaga. Birumvikana ko yabyawe n'umwuka wera igihe yasamwaga mu nda ya Mariya. Wari wabyawe n'umwuka rero nyuma yaje kubatizwa mu mwuka mbere y'uko atangira umurimo we. Niba Yesu yari akeneye kubatizwa mu mwuka wera kugira ngo yambare imbaraga zo gukora umurimo, twebwe tubikeneye bingana iki kurushaho? Reka nguhe ikimenyetso cya mbere cyo kubatizwa mu mwuka wera. Iyo uwizera abatijwe mu mwuka wera, ikimenyetso cya mbere cyerekana ko yabatijwe nuko azavuga urundi rurimi rushya, ubwo Bibiliya yita indimi nshya cyangwa izindi ndimi. Hari ibyanditswe byinshi byemeza ibi. Reka tubirebe. Ubwa mbere, mu bihe bye bya nyuma hano mu isi mbere y'uko azamuka asubira mu ijuru, Yesu yavuze ko kimwe mu bimenyetso bizakurikira bizera ari uko bazavuga mu ndimi nshya. Mujye mu bihugu byose mwigisha mwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazavuga indimi nshya. Mariko 16 umurongo wa 15 kugera 17. Abasobanuzi bamwe ba Bibiliya bavuga ko iyo mirongo itari ikwiye kuba iri muri Bibiliya zacu, kuko ngo mu mizingo imwe ya kera y'ibitabo by'isezerano rishya ngo iyo mirongo itarimo. Nyamara mu yindi mizingo myinshi ya kera iyo mirongo irimo, kandi nta gitabo na kimwe mu byasobanuwe mu Cyongereza nasomye kidashyiramo iyo mirongo. Ikirenze kuri ibyo kandi, ibyo Yesu yavuze muri iyi mirongo bihuza neza cyane n'ibyabaga mu itorero rya mbere ry'intumwa, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hari ingero 5 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aho abizera babatizwa mu mwuka wera bwa mbere. Reka tuzirebe uko ari 5, kandi uko tugenda tuzireba nuko tugenda tubaza ibibazo bibiri. Icya mbere, mbese uku kubatizwa mu mwuka wera byari bikurikiranye no kwakira agakiza? Hanyuma, mbese ababatijwe mu mwuka bavuze mu ndimi nshya? Ibi biradufasha kumenya ubushake bw'Imana kubizera muri iki gihe. Yerusalemu. Urugero rwa mbere ruri mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, abigishwa 120 babatizwaga mu mwuka wera ku munsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima.
nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1 kugera uwa 4. Nta gushidikanya ko mbere y'iki gihe abo bizera uko ari 120 bari barakijijwe kandi baravutse ubwa kabiri. Nuko rero babatijwe mu mwuka wera nyuma yo gukizwa, ariko ntibyari gushoboka ko babatizwa mu mwuka wera mbere ya kiriya gihe, bitewe n'uko gusa mbere y'uriya munsi umwuka wera yarataratangwa mu itorero. Biragaragara ko ikimenyetso kibakurikiye cyabaye cyo kuvuga izindi ndimi. Tuvuge ku Samariya, urugero rwa kabiri rw'abizera babatizwa mu mwuka wera ruri mu Byakozwe n'intumwa igice cya 8. Igihe Filipo yajyaga mu mudugudu w'i Samariya akahabwiriza ubutumwa, ariko bamaze abasamariya kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. Nuko intumwa zari Yerusalemu zimaze kumva ko abasamariya bumviye ijambo ry'Imana, zibatumaho Petero na Yohana. Nabo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera, kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo umanukirwa na mwuka wera, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu. Byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 12 kugeza 16. Biragaragara neza ko abakristo b'abasamariya babatijwe mu mwuka wera nyuma yo gukizwa. Bibiliya ivuga yeruye ko mbere y'uko Petero na Yohana bagerayo, abasamariya bari baramaze kwemera ijambo ry'Imana, barizeye ubutumwa bwiza kandi barabatijwe mu mazi. Nyamara Petero na Yohana baje kubasengera. Ibyanditswe bivugwa ko kwari kugira ngo bahabwe umwuka wera. Byasobanuka neza birenze aha bite? Mbese abizera b'abasamariya babatijwe mu mwuka wera bavuze indimi nshya? Bibiliya ntibivuga, ariko ivuga ko hari ikintu cy'igitangaza cyabayeyo igihe umugabo witwaga Simoni iba ku bakristo b'abasamariya uko Petero na Yohana babarambikagaho ibiganza. Yagerageje kugira ngo agure nabo ubwo bushobozi bafite bwo gutanga umwuka wera, nuko babarambika ibiganza bahabwa umwuka wera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitse ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza arazibwira ati, nanjye nimumpe ubwo bubasha ngo uwo nzarambika ibiganza ahabwa umwuka wera. Simoni yari yabonye ko iki cyamukozeho bigezaho, yari yaramaze kubona ibitangaza bindi bitari bike, nko kubona aho birukana abadayimoni, banyunyutse n'abamugaye bakira mu buryo bw'igitangaza. Nawe ubwe yajyaga akora ibintu byamaje y'ibitangaza by'ubupfumu, atangaza abatuye Samariya bose. Niba ari uko bimeze, ibyo yabonye igihe Petero na Yohana basengaga bigomba kuba byari ibintu bitangaje cyane. Nubwo tutavuga tubyemeza neza, ariko umuntu yaba ashyize mu gaciro atekereje ko ibyo yabonye ari nk'ibyajyaga biba n'ubundi ikindi gihe cyose abakristo buzuzwaga umwuka wera mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa. Yababonye kandi anabumva bavuga mu zindi ndimi. Reka tuvuge kuri Sawuli Damasiko. Aha gatatu mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa havugwa umuntu yuzuzwa umwuka wera n'ibya Sawuli w'Itaruso, waje kumenyekana nyuma nk'intumwa Pawulo. Yari yarakijijwe mu nzira ijya i Damasiko, aho yari amaze igihe gito atabona. Iminsi 3 nyuma yo gukizwa kwe, Imana imutumaho umugabo witwa Ananiya. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambika ibiganza, aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekereye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboneranye bimuva ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 14 kugeza 18. Nta gushidikanya ko Sawuli yari amaze kuvuka ubwa kabiri mbere y'uko Ananiya aza kumusengera. Yizeye umwami Yesu mu nzira ijya i Damasiko, kandi ahera ko yumvira amabwiriza y'umwami we yarakimara kuyoboka. Ikindi kandi Ananiya akimubona yaramuhamagaye ati, Sawuli mwene data. Urabona ko Ananiya yabwiye Sawuli ko icyatumye aza kumureba ari ukugira ngo ahumuke kandi yuzuzwe umwuka wera. Nuko rero Sawuli yujujwe umwuka wera, cyangwa yabatijwe mu mwuka wera iminsi 3 nyuma yo gukizwa. Ibyanditswe ntibivuga neza uko byagenze mu kubatizwa k'umwuka wera kwa Sawuli, ariko bigomba kuba byarabaye nyuma gato y'aho Ananiya agera aho Sawuli yarari. Nta gushidikanya ko Sawuli yavuze mu zindi ndimi, kuko nyuma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 14 umurongo wa 18 yaje kuvuga ati, nshimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana. Reka tuvuge kuri Kayizariya.
ahantu ha kane havuga aho abizera babatizwa mu mwuka wera ni mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10. Intumwa Petero yatumwe n'Imana kujya i Kayisariya kubwiriza ubutumwa bwiza mu rugo rwa Koruneliyo. Petero akimara kuvuga yuko agakiza kabonerwa mu kwizera Yesu, abanyamahanga bose bari bamuteze amatwi bahereye ku bizera, kandi umwuka wera arabamanukira. Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira bumvise ayo magambo. Bose abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba basutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, abangaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ahangaha birasa nkaho abo mu rugo rwo kwa Koruneliyo ari nabo babaye abanyamahanga ba mbere bizeye Yesu bavutse ubwa kabiri, kandi bakanabatizwa mu mwuka wera icyarimwe. Byombi byababereyeho rimwe. Iyo turebye ibindi byanditswe bikikije tugasesengura n'amateka y'icyo gihe, impamvu yatumye Imana idategereza ko Petero n'abizera bagenzi be babanza kurambika ibiganza kuri abo bizera b'abanyamahanga ngo buzuzwe umwuka wera iragaragara. Petero n'abo bizera abandi b'Abayuda ntibyari biboroheye kumva ko umunyamahanga yakizwa uretse no kuzura umwuka wera. Ahari ntibaba barigeze basengera abo mu rugo rwa Koruneliyo ngo babatizwe mu mwuka wera. Byatumye rero Imana mu butware bwayo yikorera. Imana yigisha Petero na bagenzi be iby'ubuntu bwayo butangaje ku banyamahanga. Mbese niki cyemeje Petero n'abo bizera abandi b'Abayuda ko abo mu rugo rwa Koruneliyo bahawe umubatizo w'umwuka wera koko? Luka yaranditse ati, kuko bumvise bavuga izindi ndimi. Petero yaratangaje ko abanyamahanga bahawe umwuka wera rwose nk'uko babandi 120 bahawe ku munsi wa Pentekote. Reka tuvuge kuri Efeso. Aha gatanu tubona abizera babatizwa mu mwuka wera ni mu Byakozwe n'Intumwa 19. Pawulo yari mu rugendo muri Efeso, yahuye n'abigishwa bamwe ababaza iki kibazo ati, mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Pawulo, umuntu wanditse umubare munini w'inzandiko zo mu Isezerano Rishya, bigaragara ko yizeraga rwose ko umuntu ashobora kwizera Yesu ariko ntizure umwuka wera mu buryo runaka. Atari ibyo ntiyakaba yarabajije icyo kibazo. Abo bantu bashubije ko batizera banumva na rimwe umwuka wera mu by'ukuri. Bari barumvise ko gusa ko Mesiya agiye kuza. Babyumviye kuri Yohana Umubatiza, ari nawe wababatije. Pawulo yahereye ko arongera babatiza mu mazi, none icyo gihe babatizwa umubatizo wa Gikristo nyakuri. Hanyuma Pawulo abarambikaho ibiganza ngo buzuzwe n'umwuka wera. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Nanone bigaragara ko umubatizo w'umwuka wera wabanjirijwe no gukizwa, tutitaye ku kureba niba abo bantu 12 bari barakijijwe cyangwa batari baragakijijwe mbere y'uko bahura na Pawulo. Nanone kandi ikimenyetso gikurikira no kubatizwa mu mwuka wera cyabaye kuvuga indimi. Reka dusubiremo turebe za ngero 5 muri enye muri zo nibura tubona ko kubatizwa mu mwuka wera bize nyuma yo gukizwa. Mu ngero 3 muri zo 5 byanditswe bivuga ko byeruye neza ko abujijwe umwuka wera bavuze mu zindi ndimi. Ikindi kandi Pawulo ahura na Ananiya. Uko byagenze abatizwa mu mwuka wera ntabwo bivugwa neza, ariko tuzi neza ko amaherezo yavuze mu ndimi. Aho niho ahakane herekaniye icyo kimenyetso cyo kuvuga mu ndimi. Mu rugero rusigaye hari ikintu cy'igitangaza cyabaye igihe abizera b'i Samariya buzuzwaga umwuka wera, kuko Simoni yagerageje kugura ubwo bushobozi butuma umuntu arambika abantu ho ibiganza bakuzura umwuka wera. Nuko rero icyo kimenyetso kigaragara neza mu itorero rya mbere. Abizera bavutse ubwa kabiri hari ikindi kintu cya kabiri babonaga ku mwuka wera, kandi iyo wamaraga kugihabwa bavugaga mu zindi ndimi. Ibi ntibigomba kudutangaza kuko Yesu yavuze ko abazamwizera bazavuga mu ndimi nshya. Nuko rero dufite ibimenyetso bifatika dushingiraho twemeza ko umuntu wese wavutse ubwa kabiri agomba no gukorerwaho undi murimo w'umwuka wera no kubatizwa mu mwuka wera. Byongeye kandi buri wizera wese akwiriye kwitegura kuvuga mu zindi ndimi igihe abatijwe mu mwuka wera. Ubundi ni gute umuntu abatizwa mu mwuka wera? Kimwe n'izindi mpano z'Imana zose, umwuka wera yakirwa mu kwizera. Abagalatiya igice cya 3:5, kugira ngo uwizera agire kwizera gutuma yakira, agomba kubanza kumva neza ko kubatizwa mu mwuka wera ari ubushake bw'Imana kuri we. Iyo kibaza cyangwa gishidikanya ntashobora kuzuzwa. Nta wizera n'umwe ufite impamvu iyo ari yo yose igomba kumubuza kwizera ko ari ubushake bw'Imana kuri we kuzuzwa umwuka wera, kuko Yesu yavuze yeruye icyo Imana ishaka kuri byo.
None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Luka 11:13. Iryo sezerano ryavuye mu kanwa ka Yesu rikuye kwemeza buri mwana w'Imana wese ko ari ubushake bw'Imana ko yuzura umwuka wera. Uyu murongo nanone ushyigikira rya hame ry'uko kubatizwa mu mwuka wera biza nyuma yo gukizwa, kuko ahangaha Yesu yasezeraniraga abana b'Imana, ari bo bantu bonyine bafite Imana hose wo mu ijuru, ko Imana izabaha umwuka wera n'abayimusaba. Birumvikana ko iyo tuza kuba dukenera gusa umwuka wera mu kuvuka ubwa kabiri igihe cyo gukizwa, ubwo noneho iryo sezerano rya Yesu ntacyo ryaba rimaze, nta nubwo ryaba ryumvikana. Mu buryo butandukanye n'ubwoko bw'abanyeteolojiya badutse, Yesu yemera ko bikwiriye cyane ko umuntu wamaze kuvuka ubwa kabiri asaba Imana umwuka wera. Ku bwa Yesu hari ibintu bibiri gusa umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo yuzuzwe umwuka wera. Icya mbere, Imana igomba kuba ari se kandi baso ari ukuvutsa ubwa kabiri. Icya kabiri, ugomba kuba wayisaba umwuka wera. Nubwo kuzuzwa umwuka wera kubwo kurambikwaho ibiganza bihamanywa n'ibyanditswe ntabwo ari ngombwa cyane ku buryo iyo bitabaye ntawe ushobora kuzuza umwuka wera. Buri mukristo uwo ari we wese ashobora kuzuzwa umwuka wera ubwe yiherereye ahantu he asengera. Icyo akenera gusa no gusaba, akakira mu kwizera, maze agatangira kuvuga mu ndimi uko umwuka amuhaye kuzivuga. Ubwo bakunze kubaho common fears. Abantu benshi bakunze gutinya ko nibasenga basaba umwuka wera bashobora kwinjirirwa n'amadayimoni aho kwakira umwuka wera, ariko ntaho izo mpungenge zishingiye. Yesu yarasezeranye ati, mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa afite ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera bamumusabye? Nidusaba umwuka wera, Imana izaduha umwuka wera, kandi ntidukwiye kugira ubwoba bw'uko hari ikindi icyo ari cyo cyose dushobora guhabwa. Bamwe bagira impungenge z'uko nibavuga mu ndimi azaba ari bo ubwabo bavugagura ibigambo bidafite icyo bivuze, aho kuba ururimi rw'indengakamere rutanzwe n'umwuka wera. Nyamara nugerageza guhimbura ururimi runaka utaruzuzwa umwuka wera, uzabona ko bidashoboka. Ku rundi ruhande, ugomba kumva ko mu kuvuga indimi uzagomba gukoresha umunwa wawe n'ijwi ryawe, n'umunwa wawe n'ijwi ryawe bikora si iby'undi. Umwuka wera si we uza kuvuga mu mwanya wawe, we aguha gusa ibyo kuvuga. Ni umufasha wacu, ntabwo ari we nyir'ubwite. Niwe ugomba kuvuga nk'uko nyine Bibiliya ivuga. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Byakozwe n'intumwa igice cya 2:4. Pawulo amaze kubarambika ibiganza, umwuka wera bazaho bavuga izindi ndimi. Iyo uwizera amaze gusaba kuzuzwa umwuka wera, agomba kwitegura kuvuga mu zindi ndimi, bitewe n'uko uwuzura umwuka wera amwakira mu kwizera. Umwakira ntakwiye kwibwira ko hari ibimenyetso runaka azumva bimugendagenda ku mubiri. Akwiye gusa gufungura umunwa we agatangira kuvuga amagambo mashya n'amajwi mashya bigize ururimi rushya umwuka wera muhaye. Mu gihe uwizera adatangiye kuvuga mu kwizera, nta jambo na rimwe rizasohoka mu kanwa ke ku bwaryo. Ni ugomba kuvuga, hanyuma umwuka wera akamuha ibyo avuga. Dushingiye ku byo Pawulo avuga, igihe uwizera asenga mu ndimi, si ubwenge bwe buba busenga, ahubwo ni umwuka we. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Nuko noneho ngire nti, nzajya nsenga umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 14:14 kugeza 15. Pawulo yavuze ko iyo asenga mu ndimi ubwenge bwe butagira icyo bwungura abandi. Ibyo bivuga ko ubwenge bwe nta ruhare buba bibifitemo, kandi ntasobanukirwa ibyo yasengaga mu ndimi ibyo ari byo. Nuko rero, aho guhora asenga mu ndimi gusa atumva n'icyo bisobanuye, Pawulo yafataga n'akanya ko gusengesha ubwenge bwe mu rurimi rwe rusanzwe. Yaririmbaga mu ndimi, ariko akaririmba no mu rurimi rwe rusanzwe. Byombi bishobora gukoreshwa mu gusenga no mu kuririmba, kandi byaba byiza gukurikiza urugero rwiza rwa Pawulo rurimo ubushishozi kandi rufashe impu zombi. Urabona nanone kuri Pawulo kuvuga mu ndimi byavaga ku gushaka kwe nko kuvuga ururimi rwe bisanzwe. Yaravuze ati, nzajya nsengera umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Ababinegura bakunze kuvuga ko niba koko kuvuga mu ndimi by'iki gihe ari impano y'umwuka, ngo umuntu ntiyashobora kubigenga, ngo kuko yabarwa
ho icyaha cyo kugenga Imana, ariko igitekerezo nk'icyo nta shingiro gifite. Kuvuga mu ndimi byaba ibya kera byaba iby'ubu byose bigengwa n'umuntu nk'uko Imana yagennye ko ariko bizaba. Noneho bavuga batyo bashobora no kuvuga ngo abantu bafite ibiganza byaremwe n'Imana koko ntibagenga ibiganza byabo, kandi abantu bafata icyemezo kivuye mu bwenge bwabo cyo gukoresha ibiganza byabo ubwo baba bagerageje kugenga Imana. Iyo umaze kubatizwa mu Mwuka Wera ushobora kumenya mu buryo bworoshye ko kuvuga mu ndimi kwawe bituruka mu mwuka wawe aho guturuka mu bwenge bwawe. Banza ugerageze kuganira n'umuntu mu gihe usoma ibitabo bitandukanye, urasanga ko udashobora kubikorera rimwe byombi icyarimwe, nyamara urasanga bishoboka ko ushobora gukomeza ukavuga mu ndimi kandi ukomeza no gusoma iki gitabo. Impamvu ni uko mu kuvuga mu ndimi udakoresha ubwenge bwawe, izo ndimi zituruka mu mwuka wawe. Nuko rero uko urimo ukoresha umwuka wawe usenga, ushobora no gukoresha ubwenge bwawe ugasoma ukumva n'ibyo usoma. Ukomeza kumva mu bwenge bwawe ko impamvu ya mbere yatumye Imana ikubatiza mu Mwuka Wera ari ukugira ngo iguhe imbaraga cyane cyane zo gushobora guhamya mu buryo bwo kugaragaza imbuto n'impano z'umwuka. Mu kubaho ubuzima bugaragaza Kristo kandi bwereka isi urukundo rwe, ibyishimo n'amahoro ye, ndetse kugaragaza impano z'umwuka z'indengakamere, Imana izagukoresha yikururira abandi bantu. Ubushobozi bwo kuvuga mu ndimi bituruka gusa ku migezi y'amazi y'ubugingo agomba gutemba aturuka imbere muri wowe. Kandi wibuke ko Imana yaduhaye Umwuka Wera ngo adushoboze kugeza ubutumwa bwiza ku baba mu isi bose. Iyo tuvuga mu ndimi tujye tumenya ko ururimi turimo tuvuga rushobora kuba ari ururimi ruvugwa n'ubwoko runaka mu bindi bihugu bya kure. Uko dusenze mu ndimi tujye twibuka ko Imana ishaka ko buri bwoko bwo mu isi bw'indimi zose bubwirwa ubutumwa bwa Yesu. Ugomba gusaba Imana ikatwereka ko twagira uruhare mu gusohoza inshingano ikomeye Yesu yaduhaye. Kuvuga mu ndimi ni ikintu tugomba gukora kenshi mu buryo bushobora bwose. Paulo, ikigega cy'imbaraga cy'umwuka, yaranditse ati, nshimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 14 umurongo wa 18. Ibyo byandikiwe itorero ryavugaga mu ndimi cyane, nubwo bazivugaga mu gihe kitari cyo. Paulo rero agomba kuba yaravugaga mu ndimi cyane. Umuntu warushaga abantu nk'abo gusenga mu ndimi bidufasha gukomeza kwibuka ko dufite Umwuka Wera uba muri twe kandi udufasha gusenga ubudahwema nk'uko Paulo yavuze mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 17. Paulo kandi yaravuze ati, gusenga mu zindi ndimi byungura, byubaka uwizera. Ibyo bisobanuye ko byubaka umuntu mu buryo bw'umwuka. Gusenga mu ndimi byongera imbaraga umuntu w'imbere mu buryo tudashobora gusobanukirwa neza. Kuvuga mu ndimi zitamenyekana byakagombye kuba ikintu cya buri munsi cyungura ubuzima bw'umwuka bw'uwizera, ntibibe ibintu by'umunsi umwe gusa. Igihe wuzuzwa Umwuka Wera bwa mbere, umaze kubatizwa mu Mwuka Wera, ndagukangurira kujya ufata umwanya buri munsi ugasenga Imana mu rurimi rwawe rushya wahawe. Bizatuma ubuzima bwawe bw'umwuka butera imbere cyane kandi ukure mu mwuka. Dushobora guhamya rwose ko abantu bose batigeze bavuga mu ndimi na rimwe batigeze babatizwa mu Mwuka Wera, ariko njye siko mbyumva. Iteka iyo nsengera abantu ngo babatizwe mu Mwuka Wera, mbabwira ko bagomba kwitegura kuvuga mu ndimi, kandi wenda abagera kuri 95% yabo usengera cyangwa se usengeye hamwe mu masegonda make ukimara kubasengera bahita batangira kuvuga mu ndimi. Bateranyije bagera ku bihumbi mu myaka yose ishize. Nyamara ntabwo twavuga ko umukristo wasenze asaba kubatizwa mu mwuka akaba ataravuze mu ndimi ko ubwo atabatijwe mu Mwuka Wera, kuko kubatizwa mu mwuka ari ibintu wakira mu kwizera, naho kuvuga mu ndimi bituruka ku bushake bw'umuntu. Ariko iyo ugize amahirwe yo kuganira n'uwizera wasengeye kubatizwa mu Mwuka Wera ariko ntigeze avuga mu ndimi, ndabanza nkamwereka ibyanditswe byose biri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bivuga kuri byo. Hanyuma nanone nkereka uwo mwizera ukuntu Paulo yagengaga kuvuga mu ndimi cyangwa kutazivuga. Nanjye nka Paulo nshobora kuvuga mu ndimi igihe icyo ari cyo cyose nshakiye, kandi nshatse nshobora gufata icyemezo cyo kutazongera kuvuga mu ndimi na rimwe. Bityo rero nashobora kuba naruzi Umwuka Wera ariko sinigere mvuga mu ndimi iyo ntaza kwemerera Umwuka Wera ngo mvuge ururimi rwe amaye. Nuko rero nanone iyo ngize amahirwe yo kuganira n'umukristo wasenze mu kwizera abatijwe mu Mwuka Wera ariko akaba ataravuze mu zindi ndimi, simubwira nta nubwo ariko nizera ko atabatijwe mu Mwuka Wera.
musobanurira gusa ukuntu kuvuga mu ndimi atari ikintu umwuka wera yakorera ahandi hantu hatari muri twe. Musobanurira ko umwuka wera atanga ururimi ariko ari twe tuvuga, nk'uko umuntu avuga iyo avuga ururimi rwe rusanzwe, hanyuma ngakangurira uwo muntu gufatanya n'umwuka wera akamwemera agatangira kuvuga mu ndimi. Hafi ya bose bahita batangira kuvuga mu ndimi. Ikibazo cy'ubuhanga Pawulo abaza ati bose bavuga izindi ndimi, kandi igisubizo cyacyo cyumvikana cyane ni oya, kigomba guhuzwa n'ibindi byanditswe byo mu isezerano rishya. Ikibazo cye kijyanye n'amabwiriza yatangaga ku mpano z'umwuka kandi zikora uko umwuka ubishatse. Pawulo by'umwihariko yandikaga avuga ko ku mpano y'umwuka yo kuvuga indimi nyinshi, kandi iyo mpano nk'uko Pawulo avuga igomba kuba iherekejwe n'impano y'umwuka yo gusobanura indimi. Iyi mpano igomba kuba atari yo yari iri mu itorero ry'i Korinto ihagaragara buri gihe, kuko bavugaga mu ndimi mu ruhame kandi nta n'usobanura. Dukwiye kubaza iki gitabo tuti kuki umwuka wera yaha umuntu impano yo kuvuga mu ndimi mu ruhame ariko ntamuhe impano yo kuzisobanura? Igisubizo ni uko umwuka wera adashobora kubikora. Bigenze bityo umwuka wera yaba ashyigikira ibintu bitari mu bushake bw'Imana. Abakorinto bagombaga kuba barasengaga mu ndimi bavuga cyane mu materaniro yabo kandi nta kuzisobanura guhari. Ubwo rero tubona ko kuvuga mu ndimi biri mu buryo bubiri. Uburyo bumwe ni ugusenga mu ndimi, ari byo Pawulo yavuze ko bigomba kuba iby'umuntu ku giti cye. Ubwo buryo bwo kuvuga mu ndimi ntibugomba guherekezwa no gusobanura, nk'uko Pawulo yanditse, umwuka wanjye urasenga ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Bigaragara ko atari mu buri gihe Pawulo yasobanukirwaga ibyo avuga. Iyo avuga mu ndimi ntiyasobanukirwaga, nta no gusobanura kwari guhari. Nyamara kandi hari ubundi buryo bwo kuvuga mu ndimi bwagenewe gukoresha mu ruhame mu materaniro y'itorero, kandi uko kuvuga mu ndimi kuba guherekejwe n'impano yo gusobanura indimi. Ibyo biba igihe umwuka wera aje ku muntu nk'uko abishatse akamuha iyo mpano. Uwo muntu ararangurura mu ruhame akavuga mu ndimi, hanyuma bigakurikirwa no kuzisobanura. Ariko Imana ntikoresha buri wese ityo. Niyo mpamvu Pawulo yanditse avuga ko atari bose bavuga mu ndimi. Si bose bakoreshwa n'Imana mu buryo bw'ako kanya bw'impano y'indimi izi aho, nk'uko Imana idakoresha buri wese mu mpano yo gusobanura indimi. Ubwo nibwo buryo bwonyine bwo guhuza cya kibazo cya Pawulo ngo bose bavuga izindi ndimi. Nicyo ibindi byanditswe bivuga. Nshobora kuvuga mu ndimi igihe cyose nshakiye nk'uko Pawulo yashoboraga kubikora. Nuko rero yaba Pawulo cyangwa njye ntawuvuga ngo kuvuga mu ndimi ko biterwa n'uko umwuka ashaka gusa, biterwa n'uko dushatse. Nukuri ibyo dukora igihe cyose dushatse ntibishobora kuba impano yo kuvuga mu ndimi ikora gusa uko umwuka ashatse. Ikindi kandi Pawulo kimwe nanjye yavugaga mu ndimi ari wenyine adasobanukirwa ibyo avuga. Ubwo rero iyo ntishobora kuba ya mpano y'indimi yanditswe mu rwa mbere rw'Abakorinto igomba kuba iherekejwe n'impano yo gusobanura indimi. Ni gake cyane navugiye indimi mu materaniro. Nigiye gusa nabaga numvise umwuka wera nyobora kubikora. Nubwo nashoboraga gusenga mu ndimi mvuga cyane igihe cyose nshatse kandi nta no kuzisobanura guhari. Igihe cyose numvise uko kuyoborwa n'umwuka wera ansunikira kuvuga mu ndimi, iteka hagiye habaho no kuzisobanura kandi bigafasha itorero mu kwanzura. Tugomba gusobanura Bibiliya mu buryo buhuza neza ibyanditse. Abanzura bavuga ko abizera bose batagomba kuvuga mu ndimi ngo kubera ikibazo cya Pawulo cyo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12:30. Baba birengagije ibindi byanditswe byinshi bidahuza n'iyo nsobanuro yabo, bitewe n'uko kwibeshya kwabo kwirinda kutabona umugisha ukomeye w'Imana. Iki kiganiro twagikoze tubikuye muri Bibiliya. Icyo tugusaba, ufite ibyo wizera, ntabwo tuguhatira kwizera ibingibi tuvuze, ariko nanone bishobora kugufasha ndetse no guhumuka ukabasha gusoma.